ndabizi kubyemera biraza kubagora nkuko nanjye kubyakira biri kungora, ariko mbonye nta yandi mahitamo mfite ari ukugira ngo mbibabwire hanyuma mbisome tubiganireho akantu ku kandi. Ni inkuru iteye ubwoba, ni inkuru ihangayikishije cyane ariko ntabwo ari amakabya nkuru kuko harimo ukuri kwinshi kandi gusobanuye neza kunasobanutse. Ni ubutumwa umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Vestine urimbana na Dorcas ashyize hanze aka kanya kuri account ye ya Instagram, asobanura neza bigaragara ko arimo aricuza kuba yarahisemo umugabo utari umugenewe cyangwa se umugabo utamukwiriye, ndetse anagaragaza ko ubuzima arimo uyu munsi atari bwo yahisemo, atari bwo yifuzaga kuzaba arimo aka kanya. Ubwo nyine bishatse kuvuga ko kuva akiri umwana mutoya ubuzima yifuzaga kuzabamo akuze, umugabo yifuzaga kuzabana nawe w'inzozi ze ntabwo ari we ari kubana nawe aka kanya. Ni ibintu byanditse biri clear, bya bindi byo kubeshya byo ku mbuga nkoranyambaga. Oya, hari ukuri kwinshi gusobanuye neza uko bimeze. Ndagira ngo rero dufatanye dusome ubu butumwa hanyuma turebe byose hamwe uko bimeze. Nguhaye ikaze. Ndabasuhuje kandi mbifurije kugubwa neza cyane, mbifurije amahoro y'Imana gukomeza kubana namwe aho muherereye hose. Ntabwo ndi butinde muri byinshi, ndashaka ko duhita turasa ku ntego hanyuma tukikomereza mu bindi biganiro bitandukanye. Umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana uririmba mu itsinda rya Vestine ndetse na Dorcas, ubwo nyine ni Vestine, yifashishije imbuga nkoranyambaga ze zitandukanye apostinga amagambo akomeye arimo aragarukaho cyane n'ibinyamakuru bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga. Njyewe nabibonye bwa mbere mbanza kubyirengagiza, ntabwo nabisomye cyane nyine ngo mbyiteho cyangwa mbitindeho, ahubwo mbitinzeho bitewe nuko mbonye abantu barimo baragenda bigarukaho cyane bavuga bati birabibyuya ntibiba amaraso. Ibaze Vestine aramutse atandukanye n'umugabo we aka kanya bakibana nta n'umwaka bamaranye. Muribuka ko ubukwe bwabo baje ejo bundi mu kwezi kwa 7, hanyuma rero tukaba turi mu kwezi kwa 11 2025, hashize amezi make cyane ubukwe bwabo bubaye. Ariko ubutumwa Vestine yitangarije cyangwa se yashyize ku mbuga nkoranyambaga ze bugaragaza neza ko nyine ni ikibazo gikomeye, kandi nanone aranamishinga akavuga ko ari umugabo, akanavuga ati n'ubutaha umugabo nzahitamo azaba ari umugabo nzaba nzi neza, nzi umuryango we, nzi byinshi kuri we, apana ibintu byo kunkoresha. Ni amagambo akomeye rero, byose wumva ko ari mu kuri kwinshi kandi gusobanutse. Njye nageze aho ndavuga nti ibi bintu wasanga atari Vestine ubwe wabyipostingiye, akaba ari nk'umuntu wafashe account ye akabishyiraho, ariko nyine kuko biri kuri account ye niyo mpamvu ngira ngo tubigarukeho tubiganireho akantu ku kandi. Reka turebanze turebere hamwe ubu butumwa Vestine yitangarije kuri Instagram ye. Tubanze dusome akantu ku kandi. Biri mu rurimi rw'icyongereza ariko nagerageje kugenekereza nshyira mu kinyarwanda kugira ngo tugendane neza, tubashe no kubyumva neza cyane, tubyumve kimwe nk'uko content dukora tuvuga mu kinyarwanda. Ndagira ngo rero tujyane neza muri aya magambo akomeye Vestine yitangarije kuri account ye. Yagize ati: uyu munsi ubuzima ndimo sibwo nahisemo, ndi mu bibazo kandi sinari mbikwiye. Ubwo nyine ntabwo nari nkwiye kuba ndi muri ibi bibazo ndimo. Nzi ko nakoze icyemezo kitari cyiza mu buzima, ariko nta kibazo, Imana yemera ko hari ibintu bibaho kugira ngo tubyigiremo. Namaze kwiga byinshi, nta mugabo n'umwe uzongera kumbeshya ngo asenye ubuzima bwanjye. Yo, uri kubyumva neza? Nta mugabo n'umwe uzongera kumbeshya ngo asenye ubuzima bwanjye. Arangije akomeza hasi ati: umugabo ukurikira nzahitamo kumarana nawe ubuzima bwanjye igihe, ati nzabanza kumumenya neza, umuryango we, nkamenya byose bimwerekeyeho, ati nta muntu uzongera kunkoresha ukundi. Uri kubyumva neza? Nta muntu n'umwe uzongera kunkoresha ukundi. Aho ngaho arangije ashyira n'utu emoji turira, ngira ngo uri kubibona no muri screen yawe. Vestine rero akimara gupostinga ibingibi yahise ava ku mbuga nkoranyambaga, nta yindi post yongeye gukurikizaho, ahubwo ibinyamakuru nyine bitandukanye bikibibona byase bitangira nyine kugenda bibigarukaho, abantu batangira kugenda babigarukaho bibaza bati bimeze bite. Hanyuma rero njye nahise ngerageza no kujya kuri account ye ya Instagram ndayisura neza yose. Murabizi ko ubukwe bukiba na nyuma yabwo na mbere yabwo yapostingaga amafoto atandukanye, apostinga ari kumwe na Idrissa. Nta foto nimwe ikiriho, nta foto nimwe ikibarizwa
gupostingwa kuri akaunti ya Vestine ari kumwe na Idrissa, haba amafoto y'ubukwe, haba amafoto ya bride shower na bya bihe byose ibijyanye n'ubukwe byari ibyishimo byinshi byagiye bigaragara. Nta kintu na kimwe kikiri kuri akaunti ye, niba yabihishe, niba yabisibye, nta uzi ngo byagenze bite, ariko kuri akaunti y'aka kanya nta kintu na kimwe kigaragaza ko ari umugore kikiriho. Sinzi neza niba yenda wowe uri kubibona cyangwa se biri kugaragara muri screen yawe neza uko bimeze. Ngira ngo aho ngaho nyine tugeze ni kuri account ya Vestine. Iyo winjiyemo uragenda ugascrollinga ubundi imbere wazamukagaho gake ugahita usanga hari ibyo yagiye apininga byagumye hejuru bijyanye n'ubukwe, amafoto agiye atandukanye, ariko urabona ko byose ni iby'igitaramo, ni ibyo kuririmba, ni iby'indirimbo cyashya bagiye basohora zitandukanye, byose ni bijyanye n'indirimbo abantu bakoze challenge z'indirimbo zabo. Ibijyanye n'ubukwe reka da ntabyo wasanga kuri account ya Ishimwe Vestine. Kandi muranabyibuka yuko mbere yuko na Vestine agira gutya agakora ubukwe, mbere yuko ubukwe buba no mu gihe cy'ubukwe, Vestine yafashe account ye ya Instagram yarayihinduriye amazina, yarakuyeho Ishimwe Vestine, yarashyizeho Vestine Ouedraogo. Hanyuma rero nyuma yuko babanye hashize igihe, rya zina Ouedraogo Vestine aza kurikuraho asubizaho Ishimwe, na twatunye twa Ouedraogo twinshi ibintu byinshi agenda bivanaho, ndetse n'amafoto agiye atandukanye bijyanye n'ubukwe byarangiriye mu bukwe, nta foto nimwe yongeye kugaragara cyane we n'umugabo we bavuye mu bukwe. Amafoto yakomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga n'ay'ubukwe gusa. Nyuma y'ubukwe rero nta uzi ngo byagenze bite, nta uzi ngo bibyifashe bite. Kandi nanone twibukiranye ko muri interview bigeze gukora bwa mbere nyuma y'ubukwe bakoze interview, icyo gihe Vestine abwira Dorcas amubwira ngo ntuzashaka ukiri muto cyane. Ibyo ngibyo abantu benshi babitindaho ku mbuga nkoranyambaga, ariko Vestine none aza kugaruka avuga ati abantu ibyo mwatinzeho ntabwo ari byo, urugo rumeze neza, nta kibazo gihari, nta kibazo ntaki. Ariko noneho ukibaza ngo kubera iki kuri iyi nshuro Vestine aje gutya agatera abantu urujijo, akavuga aya magambo akomeye gutya. Nyuma y'ayo magambo yose yari yaravuze muri iyo interview, agaragaza uburyo ngo gushaka ngo ukiri muto yanga ari bibi, ngo gushaka ukiri muto ngo yabiteye ubwoba, abantu bakabitindaho. Vestine akaza asobanura ngo hoya ngo ntabwo ari byo. Kuri iyi nshuro noneho ibi ngibi Vestine abikoreye iki? Nicyo kibazo wakibaza aka kanya. None se arashaka kubikorera itangazamakuru kugira ngo abantu bakomeze babivugeho, babigarukeho nta kintu gihari? Ndagira ngo dufatanye, ngewe ubwanjye nta kintu ndi kwemeza ahangaha, nibyo ndi kwibaza. Ndagira ngo nawe umbwire ukuri murabyumva. Mu by'ukuri Vestine, wowe ugereranyije n'ibi ngibi ubonye cyangwa se n'ibyo uri gusoma muri screen yawe, ukuri kose uko kumeze, ugakurikiza ibyabanje mbere yuko ibi byose bibaho, ibyo Vestine agiye agaragaza, ibyo yagiye avuga agasa nk'ushaka kubijyamo agahita abireka, itangazamakuru rikabivuga, ariko ukabona ko nyine ngo abantu ngo bafashinga ibintu uko bitari, niko Vestine yagendaga avuga ngo uko bitari, ngo abantu bagiye bifata uko bitari. Ndagira ngo wowe umbwire ku bwawe uko ubyumva. Urabona ukuri nyako ari ukuhe? Ese ibi bintu Vestine arimo arabikorera iki? Kuko ngewe nkurikije uko ibintu biri, ngiye ndabona ukuri ari uku nguku, ari uko Vestine n'umugabo we byaba bitameze neza. Nibyo bintu bishoboka, nubwo atavuze ngo umugabo wanjye ngo byananiye, ariko se aravuga ngo umugabo wundi uzakurikiraho bizaba bimeze gutya na gutya, nzabanza kwitegereza ibi ngibi. Uwo mugabo wundi uzakurikiraho ni uwuhe? Kandi yarashatse umugabo, baranamaze gusezerana. Bantu musenga cyane rero, ni ukuri ndabinginze mujye ku mavi musengere uyu mwana w'umukobwa, birabibyuya ntibiba amaraso. Tekereza nawe gukora ubukwe ejo bundi nk'uko natangiye mbivuga, bubaye vuba cyane. nyuma y'igihe gito yo kavuga ngo bigenze gutya na gutya, niyo nza kubimenya iyo bigenda gutya. Ariko nanone hari amakuru none yabanje kujya kwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, twagiye tuyabona abantu bavuga bati ngo hari gahunda ngo Vestine yaba yifitiye ngo ku mugabo we, ngo kugira ngo babane, bamara kubana ngo bazahite batandukana. Ariko nanone se ibyo bintu numva byabaho, mwahita mutandukana nyuma y'amezi angahe? Ese hashize amezi angahe? Ni cyangwa ni amezi ane gusa umuntu mugahita mutandukana gutyo gusa ngo birarangiye, ngo bigenze gutya na gutya? Ntago byumvikana, ntago ibyo bintu byumvikana, birabibyuya ntibiba amaraso, biraba ari ibindi bintu, cyangwa se araba ari undi muntu wabikoze atari Vestine. Niko ngende kubibona. Gusa ngiye gukomeza nkurikirana andi makuru yabyo uko bimeze akantu ku kandi, byose tugende tubiganiraho. Ni update kuri Admount New. Icyo usabwa no gukanda kuri subscribe, hanyuma ugafungura n'akazogera kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bitandukanye ngenda gutegurira umunsi ku wundi. Hanyuma rero reka nkomeze ngerageze nshakishe n'izindi nkuru zitandukanye ku bijyanye n'iyi nkuru, nkomeze nshaka amakuru nyayo neza indani uko bimeze ndetse n'icyaba cyabiteye, nze kugaruka
tubiganiraho neza byose akantu ku kandi. Ndagushimiye cyane rero wowe wafashe umwanya wawe ukabana nanjye, ariko ntugende udashyizeho igitekerezo cyawe uko ibintu uri kubyumva. Reka duhurire mu bindi biganiro bitandukanye. Ciao ciao, Imana ibarinde.